Ano mazu yatangiye kwangirika kuva kera kuko asa nk'aho atuye mu gishanga, ariko ikigaragara ni imyubakire. Ni bamwe mu batuye muri uyu mudugudu wahazwi nko kwa Dubai. Ni mu nzu z'umushoramari Nsabimana Jean, n'umudugudu yubatse mu murenge wa Kinyinya yo mu karere ka Gasabo. Bamwe ntiborohe no kuvuga ku kibazo cy'imyubakire idahwitse ku mazu yabo, ngo kuko batinya cyane uyu mugabo Dubai. Yewe hari n'abatashimye ko amasura yabo yagaragara mu itangazamakuru kubera ubwoba. Gusa baragaruka ku ntenge zitandukanye babona kuri aya mazu batuyemo. Impungenge zakongera kubaho n'ubundi nibisanzwe, biragaragara ko mu gihe inzu zidasanwe nyine n'ubundi zakongera zikagwira abantu nk'uko byabaye mbere, bigakomeza guteza ibindi bibazo nyine. Ikigaragara cyo bitewe n'abo numva bamuvuga, usanga bavuga ngo ati dushobora kuba tutazi abakorana nabo, bikaba byatugiraho ingaruka cyangwa bakaba batugira nabi. Niyo mpamvu n'abantu benshi banga kuguha amakuru, kuko inzu ni fake, inzu ntabwo zikomeye, kandi hari izubatse hejuru y'izindi, kandi izo zubatse hejuru y'izindi ntabwo ziba zikomeye, urumva zagwira ababa bari hasi yabo. Hashize iminsi ubwo nari ndimo ncuruza, ubwo inzu yaje kumanuka nacururizagamo ingwaho igwa ku makara nacuruzaga arangirika. Ubwo nahombye ubwo ngubwo, ndimo ndongera nyine kwiruka ndetse ko nazongera gucuruza, ariko ntabwo amafaranga ari kuboneka. Ano mazu yatangiye kwangirika kuva kera kuko asa nk'aho atuye mu gishanga, ariko ikigaragara ni imyubakire yaho. Ibiraka byarabonekaga kuko wasangaga nk'amakaro yomoka mu nzu, ugasanga inkuta hari ukuntu bigenda bigwa bakongera bakagenda basana. Uyu Nsabimana Jean niwe wazanye umushinga wo kubaka inzu ziciriritse zo guturwamo. Yatangiye kubaka izi nzu mu mwaka wa 2013, aho icyiciro cya mbere cyuze mu 2015. Ni umudugudu wiswe Urukumbuzi Real Estate, uherereye mu mudugudu w'Urukumbuzi, akagari ka Murama, umurenge wa Kinyinya, ni mu karere ka Gasabo. Icyakora nubwo abaturage bagaragaza iki kibazo, zimwe mu nzu cyane zigeretse muri uyu mudugudu zamaze gushyirwaho ibimenyetso bizwi nka towa, bigaragaza ko ntawemerewe kuzituramo. Bamwe muri aba baturage bakavuga ko bashingiye ku byago bagenzi babo bagiye bahura nabyo ubwo zimwe muri izi nzu zabagwagaho, ngo ni ingingo nyamukuru ituma bashyigikira iki cyemezo cy'umujyi wa Kigali, kuko ngo nta wifuza gushyira ubuzima bwe cyangwa ubw'umuryango we mu kaga. Izi nzu zari ziri mu bibazo mu minsi yashize, n'umukuru w'igihugu yabivuzeho. Amakuru twe twari twaje hano tuje gusana amazi, ariko uko bigaragara izi nzu zisa nkaho ziri mu manegeka. Mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abantu ntago ari igihombo, kuko ubuzima nibwo bugora. Yego nk'umuturage wari ufitemo inzu yiwe akanabara mwimuye n'iki, ariko bura nka leta n'umubyeyi bura kandi iri kubatekerezaho, ariko byabaye ngombwa ko bashyiraho towa kugira ngo basigasire ubuzima bw'abantu hatazageramo abahatikirira. Kuba bashyizeho towa byari bikwiriye, kubera ko uko biragaragara ko mu minsi iri imbere cyangwa se iyo bataza gushyiraho towa, ahubwo hari ubuzima bw'abantu benshi bwari kuza kuhatikirira. Umujyi wa Kigali nawo witsa ku mpamvu simusiga washingiyeho ubuza bamwe mu baturage gukomeza gutura muri izi nzu. Nubwo hari bamwe muri aba baturage batumva neza uzishyura ikiguzi cyo gusana izi nzu, ubusanzwe bavuga ko baziguze zuzuye bwacya zigatangira kubagwaho. Nk'aho ibi bidahagije, bakongera kwibaza aho bagiye kwerekeza, kuko ngo benshi muri bo batunguwe n'uyu mwanzuro. Icyakora Bwana Prudence Rubingisi, umuyobozi w'umujyi wa Kigali, hari ibyo avuga kuri izi ngingo. Ariko bugaragaza aho hari ikibazo. Ntabwo nabonye hakizwe ikimenyetso kivuga ngo aha ngaha hatagira umuntu ugera kwinjiramo, ariko naho uri nyarutsa wihutire. Karabaje ati se muri kubafasha iki? Ari akarere, ari umujyi, ari umurenge, twihutiye gufatanya n'abaturage. N'umuganda twagiranye nabo baje bati turatunguwe. Yego, ariko reka dufatanye hatagira ikikubaho. Dufatanye gushakisha ashobora kubona amazu yabacumbikira, ari naho leta yafashe gahunda yo kuvuga ngo ibe yanabishyurira kode ukwezi kumwe kugira ngo umuntu abe yabona aho agiye byihuse, abe ashaka ahandi ajya gukodesha.
izi nzu ko ari 114 abaturage baziguze nk'abagura amasuka ku buryo hafi ya zose zahise zigurwa ndetse izindi zibona bazikodesha. Abaturage bakavuga ko baziguraga hagati ya miliyoni 17 na 25 amafaranga bamenya ko yari make cyane ugereranije n'ibiciro biri hanze aha. Icyakora ngo byari mbere yuko bamenya ko zisondetse. Mu basabwa kwimuka harimo imiryango 18 ikodesha inzu zigeretse, hakanaba kandi imiryango 5 ituyemo ari nabo ba nyirinzu. Icyarimwe n'imiryango 4 yamaze gukiza amagara yabo bakimuka hakiri kare. Hari hashize ibyumweru bigera kuri 2 Mudaheranwa Abdul abuze umugore w'Imana Chantal bivugwa ko yaguye mu mugezi wa Nyabarongo tariki 3 Mata 2023 ubwo aba bombi bambukaga uyu mugezi wa Nyabarongo bagiye gushaka imibereho. Uyu ni Mbarubuke ya Alexis, inshuti ya hafi y'uyu muryango. Yaragiye gushaka imari mu buryo bw'imibereho, yambuka ku itiyo yo mu Nzove, iriya yambuka igana mu Nzove mu buryo bwo kwanga kujya kuzenguruka ku kiraro cya ruguru kuko ari kure. Yarashatse inzira y'ubusamo ya bugufiya, yambutseho nibwo yagezemo hagati ashobora kuba aragize isereri agahita agwamo. Twakoresheje ibishoboka byose turamushakisha biranga. Mu cecuru mama we turamusura bisanzwe nk'abantu nyine nk'abanyarwanda mu buryo bwo gusurana, twumufata mu mugongo, ariko tukumva dufite ikizere ko tuzamubona. Tubonye ino minsi ingana gukishize twumvaga ko byarangiye yatambutse. Kubw'Imana rona ni nk'Imana itumye tumubona. Yari afite umugabo nubwo ngubwo agwa mu mazi, bari kumwe bose bagiye gushaka imari. Nkuru nziza Gasirikare ari nawe wabonye umurambo wa nyakwigendera mu mazi yatubwiye ko nandi gutema ibisheke. Ubwo rero uraza ugeze hano bagenzi banjye baradufasha turawutanze. Ni ubwa mbere nari mubonye ntabwo nari muzi. Aya mazi abantu ubundi bakorera hano bababuza kuba bakwegera uruzi kubera ingona ziba kereka b'ingona zifata nta bandi bayagoma. Amarira n'agahinda ndetse n'ikiniga cyinshi nibyo byarangwaga mu maso y'uyu muryango, yaba ari umugabo w'uyu nyakwigendera cyangwa nyirabukwe bagerageje kuganira n'itangazamakuru. Turi kwambukira ku itiyo turi kumwe n'abandi birangije ubwo ngeye nari imbere, noneho ubwo maze kwambuka abagenzi banjye twari twaturukanye mu rugo nabo barambuka ndetse n'abandi bari bahari barambuka baza nyuma. Aje nyuma agezeyo rero itiyo aranyerera nari mpari namaze kwambuka bari inyuma mutegereje. Njyewe namaze kubona bigenze gutyo numva nubwo ubwenge sinzi ukuntu bwahise bugenda, numva sindiho neza. Ndangije ntekereza ubwo abana yarahise. Mufitanye abana bangahe? Tumaze afite abana imbyaro nene. Yabuze ku wa mbere w'icyashize bampamagara mu Ruhango ntitanze nkanga gutahana nani habwe cyubahiro. Umunyamabanga nshingwabikorwa akagari ka Myendo gaherereye mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge yatanze ubutumwa bwo kwihanganisha uyu muryango ndetse bonereho no gusaba abantu kwirinda gukinira kuri mugezi wa Nyabarongo banambukira hadakwiriye. Mbere na mbere ndihanganisha uyu muryango wagize ibyago, ni impanuka yabaye kandi ndumva nta mwaka ushobora gushira tutumvishe ko hari umuntu waguye mu mugezi wabo Nyabugogo cyangwa Nyabarongo. Rero ubutumwa natanga ni uko abantu bakwiye kwitwararika cyane iyi migezi, kubera ko ni imigezi mibi ikunda gutwara abantu, bakayigengesera cyane abantu bakirinda kwishoramo ko babonye, usibye no kuba umuntu yanagwamo akagenda ariko harimo n'ingona zishobora kubarya. Umurambo wakuwe mu mazi ahagana mu saa 12 n'igice ubwo inzego z'umutekano n'iz'ubugenzacyaha zari zihageze uhita ushyingurwa kugira ngo utangirika.